gwino. Wale bona. Yes, way. Komera. Yes, way. Ngashobora byibushe. Ujya kumuceri kwa buri munsi sha. N'inyama. Yavuye abantu b'Ikigali muri beza cyane. Mama ni wowe. Ni jewe. Wakunda abantu b'Ikigali sha. Cyada wundi muntu nakunda. Narinda kurangira guca akazi kandi narakunda abantu. Gabanya ubuturage umva gabanya ku muturage dore nanjye natuje kandi guruta kunagira urasubira wenda nazira mu cyaro da tuhageze tuhabonye bura n'umunara witonde ndari kintu we ariko ntikiza we ngo ni giti bura n'umunara Kuburu watu kutabeza kwa buru. Hapo na wenda budi. Ngira bali kuziboroka. Dakiba kwa kodi. Nibara ndio kuna leo ndani kitabu ndani. Hadi monta nyine ko. Ande kaba. Ndio kundangira. Ndio kukurangira ko byana mashikinga maki. Nenda tukakuza tu bwana mtiki. Yewe kitu wewe. Wamaze kuvuga. Aho tujya tujye kugenda bamabuze nababwiye yuko ari uko biza ukora ibintu neza ibintu byose bikora neza none se nawe muraturanye muri kazi kibazo n'ikindi bibazo byose ukora kazi n'abatereka cyane kwa n'abarandi ndi gukora ndi kwandi byo buka gateya ni tugende huku ugenda amagambo menshi usuze baragwana ibyo kurya ibintu byose bakabirya yani miti watu kitutuwane kabanya magambo ndakintu batatekaga n'inyama baraziteka yewe ndakumuceka byose nibyo wejeka kandi wowe ngaje wala bogenda wewe wabida wala buraha surukochi yende tu turahageze nahanga urahora urahora amakuru gawe kona nyoko bari yasha abagabanya amagambo mama na papa bari barajyana wamba kubijyo kujya itonde ana baba bose kandi njye ugiye kuzaje ndamwita wantengirira urakoze rani mana ibi uyu ni wo muntu twaje guhesha akazi Kigali mwaka byara bimuhere wacana rira nyoko nakuba rira rabima ndebera mwana w'abana ijangire Butawe nawe urugo ceceka iceceke bambo bari ko kwa mwana mbabari Ondeje ibibazo uyu mwana zuwumurije kugenda kumarike bibiza mbabari tandeza nyoko mbabari yemwe mbabari wamye ko twageze mu mujyi ukagabanya ibintu by'ubuturage kumva hano no twasubiranye ugasubira iramu cyane mbabari nukuri ndaje ndagoheka ndaje ndanakonje ubibwire nyoko mbabari baratakomera cyane bose sino
mwari mwambwiye si ya gahunda tumuyize. Muraho bosi we. Bona mawe. Muraho. Komera ya mama. Komera cyane. Mama kuri kurira ni iki? Aya amaze iyicaza. Ya mama uyu ni nde Ni umukecuru ni wa muntu mwari mwambwiye se nk'umushaka umukozi. Uyu ni wa mukozi uganira. Ni wa mukozi nguza. Uraho. Amakuru. None se kari umukecuru ya mama. Cyambere so umukozi. Icy'ingenzi nuko aza akazi. Uyu wowe wambwiye so wambwiye gushaka abantu ngaba bambara gute. Nyine nshaka uyu nguyu nanjye reka atangiye kundira kira bebe kira. Yenze kurera umwana ndagira ikibazo. Ndarota cyangwa rota iki se? Ukoze se twashakaga. Uyu ntabwo duhinga. Twari dukeneye umukozi wo gutegura ameza, uzi guteka ifiriti, uturayi, muri rusange uzi kwita ku nshingano zo mu rugo. Nimba wamusore w'ikigoryi udatekereza ngo niyamamare. Aba bakozi ugenda ugatoragura mu kimoteri ntazi aho ubatoragura. Natumije umukozi uturutse kuri kampani ishinzwe gutanga abakozi. Uri kumva neza? Subiza imyanda aho ikuye. Niba atangiye kurya ibiryo by'umwana akigera ahangaha, bizagenda gute namara icyumweru ahangaha? Mu by'ukuri ngize ukuri kwishinga ibintu by'umugore, umugore se mu rugo rwanjye arandegeka. Ntabwo bikunda nanjye umukozi niwe nashakaga. Nimba ari ibiryo by'umwana ageze ahangaha ashonje ntiyakoze urugendo. Kandi nakibuje kugira ibyo by'umwana wandegererera navuga ngo ndugire ibyo by'umwana. Rata bose amahirwe nuko ari uw'amata. Ni bitatu gusa ntabwo wajya arenza. Ntabwo ngeze ari bitanu. Ngeze uzane imitwe byawe. Niba utamba inoti ya bitanu murashobora mumbwira nisubirire muri cyangwa. Ni bitanu nayo nibagiwe. Nako bitanu mukarenzaho n'ibiryo ndakira. Mukajya mbona nangabo nyine. Ariko ziboko wambara ukanyera akazi ko kwa mugabo ko ndamundo mubi. Ko navuye muri cyangwa ko kubera akazi ko wambabari. Mbabarira dufite abakozi bazwi bafite icyangombwa bizwi na leta basinye kontara. Mbabarira ntabwo tumukeneye rwose. Nta mukozi w'ibihumbi 5 dukeneye. Dufite abakozi bari kuri standard cyangwa se ku kigero runaka cyapimwe cyemewe n'amategeko. Ariko namwe Oya. Ntabwo cyo wowe bimeze bite ko utari kuvuga. Njyewe nshaka uyu mukozi. Wowe muri kampani simushaka. Icyo nkeneye ni umukozi. Uyu nzamwigisha akazi kose nimba ari guteka nzabimwigisha, kumesa nzabimwigisha no guteka. Warandongoye narakurongoye. Nanjye wo muri kampani simushaka. Nyine warandongoye cyangwa narakurongoye. Wambabarira kuko twaturunya kugira. Njyewe rero kambe ngiye babuja ubundi kumva ufite n'umutima mwiza wo kugumana uno mukozi. Araguma. Ariko rero bose udukwiye twanyiraza kutubabaza nimugoroba. Kuko Ikindi hari umukozi w'abagere kandi nzanye. Yazinjije uyu muntu. Ushaka umukozi mwiza n'umugore ushaka. Ushaka umukozi wo gukora imirimo. Aba rero. Cyakoze ibisabira sa. Bebe ngwino. Aganiriza umwana ibirwara. Rwose ni ukubera ikibi. Umuntu niyoze ntiyagize utari kunuka inzoga ari kunuka ikite. Soshana Genda gondamo. urakingiye. Uretse kagage na mwe mu cyangwa. Abanga n'abazana hanta virusi. Untaka ari kwigenda. Mani yarasane papa wagiye ureka ko uyu muntu Ntungore ku mwana. Nina ufite ibyangombwa byo kwa muganga bigaragaza ko wakingiwe indwara zandurira mu gukoranaho cyangwa mu myuka. Ati ibyo byaje byari icy'ingenzi mu mukozi. Wambabarira ko ntabwo rwose urakora. Njye mfite umukozi natumije ugiye kubafurika. Ibyangombwa byose akora ibizami by'ubuzima nuko mabuja wambabarira ntacyo wahindura. ukanyitondera ngo umukozi wawe akora akazi. Ubona ukuri ko tukigo gitanga abakozi Muva wasenye ko wasaze. Uyu niwe mukozi watumize ure. Ntabwo bikunda nanjye umukozi simushaka. Mama ndagupfukamiye haguruka akazi uragakora. Naje gukora akazi k'ubuyaya mabuja mbabara ni ukuri ndabona usa n'amafaranga uri make ufite n'ibiguru byiza wambaye n'ingutiya nziza niyera akazi mugabo yanyimye akazi nanjye kandi ngenda gukora akazi. Ubwo bibembiye mvira ku mwana senye tubona twikiye kibazo mvira ku mwana ntumukozeho n'izo nshabaza gutakiranye nawe uje gusaba akazi ibyo ngiye bambe muri kampani nje gukora umuntu maze ngaho akora akazi k'ubuyaya. Oya reba umubyimba bosi we umuntu umaze icyo aza gukora akazi k'ububoyi. Yes witwa Nyiramake Tereza. Yego
ndagumana na Teresa uriya nagenda mvira ku mwana na Frere mvira ku mwana okay tuba mama ni wa mama nije bagiye kuwakazi kuri uru rugo agaragakora nije bagakora uyu mukozi aragakora pe ndakura uyu arinzi uyu yagutekereza ariko mwajya mu yarinzi ntabwo agaragakora ariko ntajya akazi hano